ivuga ngo Yesu ni isoko imara inyota, hakabamo n'ivuga ngo nawe wavutse nk'abandi, cyane cyane ko mbambwira n'abantu mbabwira ngo wowe byanze, wowe ubona bitemera, Imana izahindura amateka nawe kandi wavutse nk'abandi. Abo bose babirebana afite indirimbo bita soko imara inyota. Izo ndirimbo wazihuza ute? Na inspiration yavuye kuri Theo? Iyo ndirimbo ni inspiration yavuye kuri Theo, twari duhuriye mu giterane, ariko ni inspiration yaturutse hariya, maze guturuka hariya aririmba ngo soko imara inyota, bitanumva ko nanjye ndirimba ngo Yesu ni soko imara inyota nkabirangiza. Nanjye navutse nk'abandi sinzongera kwiheba, nanjye navutse nk'abandi sinzongera kwiheba. Mama wanjye mbyara baramuroze, abarozi urabizi ko baroga, bamaze kumuroga bamuroga ibintu byo gusara, akaba wakiruka ku musozi, cyakora Imana irahaba ntibyaba nk'uko abanzi babishakaga. Rero amaze icyumweru kimwe mvutse, mama mbyara nyine byamubayeho gutyo, ku buryo bamuboshye amaboko n'amaguru bamujyana mu cyumba cy'amasengesho ahantu yamaze umwaka. Yacuranzwe n'umuproducer nanone witwa Master P muri studio yitwa Alpha na Omega, ukorera n'ubundi Theo bose babireba. Mvuga ngo n'ubundi na Theo namushimira cyane, niwe wampaye nimero ya Master P. Nubwo rimwe na rimwe nawe Theo agera hakashaka kwirengagiza, arijya ashaka kunyirengagiza bikambabaza, ariko nta kibazo, nyine ni umwe influencer uriya, ni umuntu nkeneye mu buzima kugira ngo ngiraho ngira, kandi nawe yankenera cyangwa arankeneye. Navuga ngo gusa nyine Theo ni umuntu nkunda, gusa mu iki gihe arwaje abantu bamufashe kandi nibamara kumufasha nawe ibyo ari bubone akigiremo ubwenge, amafaranga ari bubone cyangwa ubushobozi buke bari bumuhe, avuze umudamu ariko agira n'ikintu asagura ku buryo numva ko afite akabutike aba yanacuruza. Twizere ko mumeze neza mwebwe mwese mukurikirana Ingenzi Media TV aho muri hirya no hino ku isi, tubabwira ngo mukomeze mumererwe neza. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa, ariko araza bibwira, turi kumwe kandi na Salomo TV. Urakoze cyane, uravuze ngo umutumirwa nitwa Ntakinanirimana Salomo, nk'uko wabivuze. Rero ubu aka kanya turi kuri channel ebyiri, channel yawe yitwa Ingenzi Media TV, nanjye nkaba ndi kuri Salomo TV, nanjye niko channel yanjye yitwa. Mujye ku Ingenzi Media TV mukore subscribe na Salomo kabisa, like, share ndetse na comment. Mujye no kuri Salomo TV, byose mubikore gutyo, Imana irabaha umugisha. Mbabwira ngo ku Ingenzi Media TV arampereza link yiwe, muraza kuyibona hasi ku iki kiganiro, kandi nanjye ndaza kumuhereza link yanjye nawe muyibone hasi ku kiganiro iwe, kugira ngo duterane inkunga. Nitwa Salomo Ntakinanirimana nk'ibisanzwe, nkaba rero ndi umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Rero ndumva nuko nakibwira abantu, nkaba nkomoka mu ntara y'Uburengerazuba, mu karere ka Rusizi, mu murenge wa Muganza, mu kagari ka Gakoni, mu mudugudu wa Kiyovu. Ku bantu banzi rero ndumva bamenye kare cyane. Yego, abantu rero hano ku Ingenzi Media TV bashobora kuba ari ubwa mbere bakubonye, cyangwa se nashobora kuba barakubonye ku zindi chaîne zigiye zitandukanye, abyumwere kuri chaîne yawe nk'umuntu w'umuhanzi, urumva. Twifuze no kuganira nawe, twifuje kuganira nawe kuko nigize kuganira nawe nyuma ya kamera, numva ufite inkuru, ufite story isa nkaho ire impressione ku bantu, uburyo yinjiye mu buhanzi, uburyo yinjiye mu gakiza, urumva. Niyo mpamvu twifuje kuganira nkawe kugira ngo usangize ubwo buhamya bwawe, iyo experience ku bantu bakurikiye Ingenzi Media TV. Abantu bakurikiye Ingenzi Media TV ndetse na Salomo TV, ndagira ngo mbere yuko ku bantu b'Ingenzi Media TV ntago bo bari banzi, reka nze ntangira ubundi kugira ngo ngire icyo mbabwira, reka ntangire gutya. Yego tubwira nta kibazo. Nanjye navutse nk'abandi sinzongera kwiheba, nanjye navutse nk'abandi sinzongera kwiheba. Uti nanjye navutse nk'abandi sinzongera kwiheba. Nanjye navutse nk'abandi. Utwinjiye neza mu kiganiro. Yego, nk'umuhanzi nyine. Ariko iyo ndi kukumva numva ijwi rya rimeze ukuntu, cyane ko n'abandi barimo kutureba hano bari kugenda batubwira ngiye nabonye isa na Theo bose babireba. Ubundi iki kintu jewe bimaze kuba nk'ahantu, bimaze kumbana nk'ibintu maze kumenyera. Amacana yose ngezeho, yaba ku
Ikaze TV Rwanda rikoreho Pastor Claude, haba kuyobokamana TV hano no kuri Ingenzi Media TV. Abantu benshi cyane bagiye nawe urabimbajije bagiye bambaza ngo ese uvukana na bose babireba. N'abantu benshi cyane no mu ishuri niga barabimbazaga, ariko mu by'ukuri Theo bose babireba niwo mu karere ka Kayonza aho bita mu burasira bwaryo cyangwa uburasirazuba. Ngiye nkaba uburengera bwaryo cyangwa uburengerazuba. Ntabe na gato. Ariko muri Kristo Yesu turahuye. Kuko turabavandimwe. Ariko murasa cyane pe, murasa cyane izere ko wenda nk'uko tubwiye ntabwo ari mu itangazamakuru gusa ko kubwira abantu. Wenda ntago ndahaga gafiriti ariko teretsemo ukagofero n'utwo turi nete. Sarukura mu ingofero gato abantu bakureba. Urabona nuko afite agasatsi nyine ariko kera giterega gapeke ubu nuko bakagabanyije kabaga gahagaze neza bya hatari ukabona ari nkawe wa kera. Rero ntabwo ibyo nabitindaho. Nyine abantu barasatu ariko gusa numvishe n'ijwi hari ukuntu bijya guhuga ni nabyiza. Rero mvuge ngo iyi ndirimbo ndirimbye hano yacuranzwe n'umuproducer nanone witwa Master P muri studio yitwa Alpha na Omega ukorera n'ubundi Theo bose babireba. Mvuga ngo n'ubundi na Theo namushimira cyane niwe wampaye nimero ya Master P. Nubwo rimwe na rimwe nawe Theo wageraho akashaka kwirengagiza arajya ashaka kunyirengagiza bikambabaza, ariko nta kibazo nyine ni umwe influencer uriya ni umuntu nkeneye mu buzima kugira ngo ngiraho ngira kandi nawe yankenera cyangwa arankeneye. Navuga ngo rero so nyine mu buzima no gusurvive ngo n'ubundi nkuko nubwo wenda tuba tuvuga ngo murasa hari n'ubundi hari connection hagati yawe. Hari connection n'ubu naje twavuganye. Arabizi ko arabizi ko ndi kuri Grit Hotel hano niho turiho dukorera ibiganiro cyangwa iki kiganiro rwose n'ubu arabizi ko namubwiye ko ariho ndi nawe ambwira ko hari ibindi arimo ariko nuko bimeze. Ubundi tutaninjira mu ntego nyamukuru wenda y'ikiganiro ngo tubwire story yawe, ubundi ntego burya kuza mu itangazamakuru kujya ku binyamakuru bitandukanye, ubundi ufite ntego wenda mu buryo bw'isakaza mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nyine kuri umuhanzi. Jewe wavuze ngo ni gute ninjiye mu ibi bintu n'intego mfite nabyinjiyemo bingoye uko jewe nzi Kigali naje navuga ngo naje nk'inyuma y'imodoka cyangwa naje ku ipine y'imodoka kuko nazanye n'ikamyo. Oya ntago naparamiye nari nanishyuye ariko nishyura make, ariko banzana inyuma mu ikamyo itwaye sima ya Somerwa. Naje munsi y'ameza rero munsi y'ameza naje nyine ameza yarateretse hejuru nanyenza munsi yayo nicaye munsi kubera ko imodoka se yari ifunze nikingaga imbeho yo hejuru. Reka rero twinjire mu nkuru yawe nyizina ntibikize kuganiriza umbwira ubuzima bwawe uburyo wakuze uburyo wavutse mu bibazo bitandukanye urumva uburyo wagiye umbwira ati rwose buno mfite abavandimwe barebera cyane ngibona ko ndi mugufi. Ibyo byose turagira ngo twinjize mu kiganiro neza. Ubundi iyo bavuze Salomo ushaka kumenya kuva ku ntangiriro ubundi Salomo wanyawe ushaka no kuguma kuba ari Salomo wanyawe ukora n'ibintu byiwe kandi bizima kandi bifite aho byakura abantu naho bibageza mu butumwa nzaba ntanga bazabikurikira. Ndi umwana wavutse mu buzima bugoranye pe kandi bugoye ku buryo ushobora kubibwira umuntu akavuga ngo ni prank ku bantu babivuga, ariko abantu bajye bakura prank n'ubuzima bw'umuntu. Ngiye ibintu ndikundeho mvuga hano hari n'ibihamya n'abantu biwacu muhamagaye yakubwira ati ibyo bintu uwo muntu avuga niko bimeze. Ngiye bundi mvuka navutse mu bana 8 kuri data na mama nkaba ari nge mukuru. Ubunewe mukuru nije mukuru ariko ninge mugufi ako kantu niko nkunda kuvuga cyane. Hanyuma muri abo bana bose nakubwiye ko ari nge mukuru ntago ngiye negeze nonka nonse icyumweru kimwe. Ubwo rero ku bantu babizi ntago nonse birumvikana kabisa. Nukuvuga ngo rero impamvu nonse aha ngaho dushobora gukora ikiganiro kinini cyatinda cyane turimo dukubita tubangura bitewe n'amasaha, ariko jewe impamvu ntonse mama wanjye mbyara baramuroze. Abarozi urabizi ko baroga, bamaze kumuroga bamuroga ibintu byo gusara kaba wakiruka ku musozi cyakora Imana irahaba ntibyaba nk'uko abanzi babishakaga. Rero amaze icyumweru kimwe mvutse mama mbyara nyine byamubayeho gutyo ku buryo bamuboshye amaboko n'amaguru bamujyana mu cyumba cy'amasengesho ahantu yamaze umwaka. Uwo mwaka wose je rero nawe umaze nonka nako banderesha amata Kigozi. Urumva rero ntago nyine negize nonka. Hanyuma rero mama twongeye kubonana cyangwa umwaka urangiye urumva ntago nari ko nyonse nyuma y'umwaka hari hajemo n'undi
arahajemo n'undi birumvikana murumuna wanjye dukurikirana urumva rero nicyo kibazo cyabayeho sinonka bihurizamo nyine n'ibintu binambabaza cyane kuba narabaye mugufi ari nanjye mukuru mu bandi nkavuga ariko nabyo wabona biri mu mugambi w'Imana ushobora kuba narabaye mugufi kugira ngo nsinatewe usibye gutenda mugufi cyane ntago ari cyane ako kantu mvuze sinzi niba kumva abantu wagira ngo wenda uri mugufi wenda wigerera bitewe nabo uri kwigeranya nabo nyine njyewe ku bwanjye nkurikije nabi iwacu mbona ndi mugufi kandi n'abandi bantu barebare mbona hari igihe magara mu bandi nkabona njye ndi mugufi uragiye tuvuga ibintu tuvuge ukuri ariko ntacyo binantwaye kuko ndi muzima afite ingingo zose ariko ibyo byo ntabwo ni ibintu bisanzwe hari n'abari munsi yanjye kure cyane ntabwo navuga ngo Imana ntacyo itakoze ubuzima bukwayeho gutyo baramuroze nyine biranga kuko n'uyu munsi tuvugana ukunga nuko ntabwo mama yateka ibiryo ngo tubirye ubwo bitewe n'iki nta n'ubu kugeza n'ubu wenda nayo masengesho ntabwo ugize baramusengeye n'ubu ari no kwa muganga ahubwo hajemo n'ikintu cyitwa indwara nakita imivuduko y'amaraso hazamo za peritasiyo aba ku miti mbega ntabwo mwigize se mugerageza nko kumuvuza haba no mu baganga ba gihanga urumva mu rugo ni abakristo hari ibintu batagendeyemo wenda kandi baranabigendemo wenda ntibabimbwira numva ko iyo umuntu afite umurwayi ntatabaza gusa icyo nabonye cyane ni ukumusengera ariko n'ubundi uko bimeze kose urumva ko hari icyo byagiye bigabanya niyo mpamvu ari no kuri iyo miti wenda bagannye ibitaro wenda bya leta niyo mpamvu bamusiga kuri iyo miti rero nshima n'Imana ko akiriho abandi bagenda hakiri kare ariko we yagiye wenda agira Imana habaho n'udufaranga duke two mu rugo navuga ngo nyine nibyo byagiye bisapotinga umubyeyi agoma kubaho rero ubu tugiye kuganira twavuga byinshi ubu narinze gusuhuza abantu ba hano iwawe n'abantu bo kuri Salomo TV nyuma y'ibyo bintu byose kuvukura umwana w'imfura wenda ukagira ibibazo bimeze bityo bivuga ngo ni wowe nawe wakuze usa nkaho urera barumuna bawe oya njyewe ntabwo ari hanini ntabwo ari njye babareze nubwo bitabura ko hari icyo ufasha mu muryango ugifite ariko mfite data ni umubyeyi kandi ndanamukunda na mama ndamukunda n'abavandimwe ariko ababyeyi banjye barahari kandi data ndamushimira cyane ni umuntu waturwanyeho kuko kuba yararwaje mama n'ubu bakaba bakiri kumwe ni ikindi gikomeye cyane rero nka Salomo muri indirimbo zo guhimbaza Imana umuhamagaro waje eske ni gute waje kwinjira mu bintu by'akazi cyane kugeza nubwo wenda ntabwo watubwiye ubundi usengera muri rusengero jewe nsengera mu itorero rya ADEPR uvuye ngo niryo wavukiyemo niba niryo nakuriyemo ni naryo navutse nsanga ndimo cyangwa se navuga ngo nakuze ariryo mbona nsengera rero muri ADEPR paruwasi ya Remera ahitwa mu Izindiro barahaza abantu bari i Kigali aho niho neranira rero ntabwo turi guterana bari guteranira ahitwa za Imasizi so njyewe rero ndi muri za Gatsata njyewe rimwe na rimwe kubera n'akazi k'ikigali urabizi biba bitoroshye urumva ubu cano ntabwo biragera ku rwego bintunga kuko mfite cano iri monetize ariko niratangira amafaranga ntabwo nari bwabikure vuge ngo wenda byatangira kuntunga ku buryo ari byo nkora byonyine nkora n'ibindi rero bisanzwe uravuga ati nije mu buhanzi ubundi mu buhanzi ufite indirimbo zingahe ziri kwe cano niyo ngiyo yawe se n'ubundi nk'ibisanzwe cano ziriho zose niyo ngiyo gusa nyine mfite indirimbo nakita ko ari nka zirindwi kuko imwe ivuga ngo navutse nk'abandi nabanje kuyita ngo nanjye navutse nk'abandi nyuma nkoze remix mbona ko ndi kubwira abandi bantu ndavuga ati nawe wavutse nk'abandi mbona aribyo byazatanga message kuruta uko navuga ngo nanjye navutse nk'abandi naba nivuga jyenyine wivuga wenyine kandi ari ubutumwa ugomba guha abantu badukurikiye yego nyuma rero y'ubwo buzima wenda uraje ugera i Kigali ugeze muri kariyeri nyine yawe y'ubuhanzi none se mu buhanzi ngo bitanoroshye vuga ngo ntibinoroshye bitoroshye ubona se arano biri ko ntabwo byoroshye kuko kugira ngo ubone amafaranga ya studio ubone iyo studio indirimbo zirindwi zose urumva ko ni imbaraga nyinshi biragoye muvandi gusa nagize umuvandimwe unamfasha nanamushimira witwa Nahimana Vincent Imana imuhe n'umugisha aramfasha pe aramfasha n'ubu ngubu hari ibyo yamfashijemo kuba naje hano agufasha mu buryo bwo kuririmba aramfasha niyo ngiye muri studio naho aramfasha navuga ngo nyine ni umuntu unyitaho to nibyo navuga nibyo wavuga ubuhanzi bwawe urimo uragenda ubwerekeza ubuhanzi rero bwo ni Imana cyane ndi kubyereka kuko Imana hari icyo yamvuzeho Imana icyo yamvuzeho nicyo kizakora kuruta icyo nge ntekereza ko njyewe aho nagera ntago nahabona sinanahagera
aho nshaka kugera ntago nahagera Imana itashatse kungezaho iyo ishaka ko ngomba kugera. Ubwo rero umugambi w'Imana niwe uzakora kuruta uko ngewe nakora, kuko ngewe ndakora mbyereka Imana. Imana ibihereza iki umugisha. Theo bose babireba ni umuntu nyine urumva mufitanye collaboration, ni abantu mufitanye similarity nk'uko abantu bari kuvuga murasa. Hari igikorwa senda muri gutegura, hari uburyo abantu mwaproachinze umubwire ati wamaye gakoramo, hari uko bimeze. Theo naramubwiye ariko biterwa n'uburyo bw'amafaranga ntago navuga ngo yaranyangiye, ahubwo ninjye utarabona ubushobozi bwo kuvuga ngo urabona biriya bintu bisaba ko wowe nyiri indirimbo ari uzana amafaranga. Rero ubwo ninyabona ntago azanyangira ndabizi. Yego. Ibibazo Theo amazemo iminsi muri iyi minsi, amagambo yamuvuzweho, inkuru zamutangajweho, ibintu nyine ibibazo mu burwayi bw'umugore we, ibyo bintu we mbega nise n'iki nabivugaho. Ngo rero uriya mupapa ni umupapa nawe wahuye n'ibibazo bikomeye, ariko navuga ngo Imana imukomeze. Rero ibibazo arimo nta muntu utahura nabyo. Umugabo mbwa aseka imbohe niko babivuga. Rero uyu munsi niwe, ejo n'undi muntu, ejo nanjye yabanjye nubwo nta wifuza ibibazo. Rero Theo ari mu bibazo, arwaje umudamu, naranabasubiye mu rugo kenshi. Madamu wa Theo ni n'inshuti, bose ni inshuti yanjye, meze nk'umuntu wabaye inshuti y'umuryango. Gusa nyine Theo ni umuntu nkunda, gusa mu iki gihe arwaje abantu bamufashe kandi nibamara kumufasha nawe ibyo ari bubone akigiremo ubwenge, amafaranga ari bubone cyangwa ubushobozi buke bari bumuhe avuze umudamu, ariko agire n'ikintu asagura ku buryo numvishe ko afite akabutike aba yanacuruza. Urabona se urimo uravuga ati wenda wowe wagezeyo wigereye kuko kwa Theo, yego umudamu ukuntu ameze, ubona hari icyizere yo gutanga wenda ko arimo gakira. Nkurikije ko njyewe bwa mbere yarananutse, ubona nyine byaranze, ariko ubu ngubu nasubiyeyo mbona yarabyibushye, maze nk'icyumweru ngiyeyo, urumva ntago haraca igihe kinini. Rero urumva navuga ngo byaraje kuko umubiri waragarutse, nubwo nyine biba biri byo kuri dialyse, ariko umubiri waragarutse. Mu ndirimbo zawe ufite ukunda n'izindi? Nkunda indirimbo ivuga ngo Yesu ni isoko imara inyota, zose ndazikunda, ariko hari ziba ziruta izindi zikuvuga neza. Ivuga ngo Yesu ni isoko imara inyota, hakabamo n'ivuga ngo nawe wavutse nk'abandi, cyane cyane ko mbabwira n'abantu mbabwira ngo wowe byanze, wowe ubona bitemera, Imana izahindura amateka nawe kandi wavutse nk'abandi. Theo bose babireba afite indirimbo bita soko imara inyota, izo ndirimbo wazihuza ute? Na inspiration yavuye kuri Theo? Iyo ndirimbo ni inspiration yavuye kuri Theo, twari duhuriye mu giterane, ariko ni inspiration yaturutse hariya, maze guturuka hariya aririmba ngo soko imara inyota, bitanumva ko nanjye ndirimba ngo Yesu ni isoko imara inyota nkabirangiza. Indirimbo yitwa Yesu ni isoko imara inyota, bajya kuri YouTube channel ya Salomo TV bayisacinge, ziriho. Iyo rero ndayikunda, iravuga ngo Yesu ni isoko imara inyota, njye narabibonye ndabihamya, njye narabibonye ndabihamya. Urumva itandukanye n'iya Theo? Yego, biratandukanye cyane. Yego, nubwo bisa nkaho bifitemo akantu bihuriyeho. Yego, reka tugushimire rero, n'undi munsi tuzagushaka nizera ko tugenda hari cyane, ntago mwambura. Ubundi rero turakwitegaho iki muri iyi minsi? Muri iyi minsi njyewe ntago ndagira mu manager managing ibikorwa byanjye, ku buryo nshakira n'ibitaramo. Babwira abantu bari kutuma ku Ngenzi Media TV, hagize umu manager waboneka arakuvugisha nimero yibabwire nacyo ni 079 19 12 817. Ndayisubiramo 079 19 12 817. nuko hanga indirimbo zawe zose zikurira chaîne ya Salomo TV niho ziri. Turiko ndaza gupingiringa channel yawe ku buryo abantu bari byo bagascrollinga kandi bakore subscribe, basharinge, barayikinge, bashyira na commentaire kugira ngo tumenye n'ikintu ushobora guhindura muri izo ndirimbo zawe. Nukuri muraba mukoze cyane. Reka tugushimire rero, ubwo nakagaruka ibiganiro byacu, kandi nayo twizere ko tuzakubona rwose, kandi turavuga ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera ingarukeho. Murakoze cyane, nanjye nshimiye abantu bo ku Ngenzi Media TV. Imana y'amahoro nibahereze umugisha, mbakuriye ingofero, n'abantu bo kubahwa cyane, n'abantu bakurikira Salomo TV. Izo channel zose mukore subscribe, like, share ndetse na comment. Imana rero ibahereze imigisha, tuzagaruka. Murakoze cyane. Amen, amen.